inshuti bavandimwe, reka nongere mbasuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bye bibane namwe mwese. Twongeye kugira muri wa mwanya mwiza rero, wa mwanya duhora tukigira ibyanditswe byera mu ishuri ryo ku Isabato. Twibukiranye ko iki gihembwe dufite insanganyamatsiko ivuga ngo kunga ubumwe kw'ijuru n'isi, Kristo mu Bafilipi n'Abakolosayi. Umuntu amaze gukora icyaha, bwa bumwe cyangwa wa mubano we n'Imana ye wari uvuyeho, noneho rero ako gatotsi kari kabonetse, Yesu Kristo yifuje kugira ngo aze noneho yongere iyunge umuntu n'ijuru, twongera kubona ubugingo buhoraho. Ariko nubwo twabubonye, ntabwo ari ukubwakira gutyo, ntabwo ari ukubona gutyo gusa tutabushaka. Yesu Kristo aje kubuduha, ariko dusabwa kugira ngo natwe tugire gute tubwakire. Aha rero hariho umurimo ukomeye cyane. Twabonye Pawulo atubwira byinshi uko Yesu yitwaraga. Twabonye isomo riboneka mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 5 kugeza kwa 8, aho atubwiye uwo Kristo yari we, ariko ko yemeye kwisiga ubusa akava mu ijuru akaza mu isi, agafata ishusho y'umuntu ndetse ngo ishusho y'umugaragu, ishusho y'umuntu wo hasi cyane, kugira ngo adupfire kandi ngo adupfiriye urupfu rukomeye rwo kumusaraba. Twabonye rero na Pawulo yarageze ikirenge mu cya Kristo, na Pawulo nawe yisize ubusa. Twibuke ko yakundaga kuba ari mu magereza atandukanye ahorwa ijambo ry'Imana, ariko noneho ngo ntabwo yitekerezagaho nawe yatekerezaga kuri bagenzi be. Yabwirije ubutumwa ngo yabitaga abana be mu by'umwuka. We yarabwirije ubutumwa yabitaga abana be, kuko n'ubundi Yesu natwe twitayeho akatwita abana be, akaza kudupfira. Na Pawulo yahoraga atekereza kuba yabyaje ubutumwa abita abana be, noneho kubyo atitekerezagaho. Twibuke ko yigeze kuvuga ngo kubaho kwe ni Kristo, kubera ko ubuzima bwose yari yabweguriye muri Kristo, kandi noneho aravuga ngo gupfa kwe ni inyungu, kubera ko yari azi ko naho yapfa ari mu murimo yabasinziriye, urupfu rwe rwabwiriza benshi. Twabonye rero ko yabwiye Abafilipi kugira ngo nabo bashobore kugira ikirenge mu cya Kristo, bagomba kuba umwe. Kuba umwe twabibonye ko bishoboka gute. Kristo yarabibasabiye muri Yohana 17, yarabibasabiye, kandi noneho yavuze ko atari bo bonyine gusa, ko ngo n'abazamwizezwa n'ijambo ryabo barimo natwe uyu munsi wa none, n'abandi tuzabwira bose ko bose yifuza kugira ngo babe umwe. Isengesho ry'umwami rero, na Pawulo yifuza kugira ngo noneho bari Abafilipi babe umwe, ariko kugira ngo babe umwe twasanze ari iki? Twasanze bagomba kwikuramo amashyari yabaga barimo mu mitima yabo. Noneho rero twabonye ko ishyari ariryo ryabyaraga kwikuza, kwishyira hejuru, gusuzugurana n'ibindi byinshi cyane. Pawulo rero yabagiriye inama yo kugira ngo bagire umutima wari muri Kristo Yesu, bemere umwuka wera abakuremo imitima mibi, abashyiremo umutima mushya wari muri Kristo Yesu, kugira ngo bashobore kuzirikana noneho bakora umurimo nk'uko bikwiriye. Twabonye Timoteyo yagize ikirenge mu cya Pawulo. Twibukiranye ntabwo ari kugira ikirenge mu cya Pawulo, nuko na Pawulo nawe yakigiraga mu cya Kristo. Noneho rero na Timoteyo agera ikirenge mu cya Pawulo, muri make byamubwiraga byose yarabikurikizaga. Twasanze undi mugabo witwa Epafrodito, nawe ngo yageze ikirenge mu cya Yesu, kubera ko nawe ntabwo yitekerezagaho, ntiyizirikanagaho. Twibuke ko Pawulo yari afunze, ariko Epafra ntiyari afunze, ariko ngo yoherejwe muri gereza abana na Pawulo, akamufasha buri kintu cyose, ari ibyerekeranye n'ubuzima bwe, ari ibyamutumaga byose akabikora atitangiriye itama. Nawe ngo yatekerezaga buri gihe ku buzima bwa Pawulo. Rero abagabo bose babaye icyitegererezo, n'abari tutabonye, ariko aba twabonye ko babaye icyitegererezo, bashatse kugira ikirenge mu cya Kristo. Twabonye ari Pawulo, ari Timoteyo, ari na Epafura, ndetse n'abari Abakristo b'i Filipi, bose biganye Kristo. Muri make bagombaga kumurikira abandi batabonye Yesu. Turabwirwa natwe umunsi wa none nk'Abakristo ko tugomba kumurika nk'amatabaza.
abo batubanjirije bamuritse nk'amatabaza, natwe tugomba kumurika nk'amatabaza ya nijoro. Twabonye ko aho itabaza riri ridashobora kwihisha na gato ari mu mwijima, niko na Yesu yavuze. Natwe rero Yesu Kristo twamenye tugomba kumwereka abandi mu mico no mu myifatire, ariko ntabwo twabyishoboza no guhindurwa. Birumvikana na Kristo twamenye turimo, noneho akaba ari uduhindura. Yamara kuduhindura tugakora imirimo itari twe tuyikora, ahubwo ituruka muri kwa kumenya Kristo twahawe. Twabonye icyigisho turangije muri iki cyumweru gishize kivuga ngo icyizere kiri muri Kristo honyine. Muri Kristo niho twasanze hariho icyizere. Twasanze ko ushobora kwizera umwana w'umuntu akaguhemukira, kandi koko nibyo. Buri wese umugabo wo kubihamenya, kwizera umwana w'umuntu uramwizera uyu munsi wa none, mukaba inshuti, ariko hamara kabiri akaguhemukira cyangwa nawe ukamuhemukira. Ushobora kwizera umubiri wawe wizera, ugacya mu gitondo ukarwara ndetse ukanapfa. Ushobora kwizera ubutunzi burashira. Ushobora kwizera amashuri wizeye ntazaguheshe akazi. Muri make ibyo twizera byose nta kamaro. Turabwirwa ngo Yesu Kristo gusa wenyine niwe icyizere cyacu nk'abakristo kiriho. Icyo cyizere rero ni kitujyana hehe? Icyo cyizere ni kitujyana ku bugingo buhoraho. Twabonye ko agakiza nubwo twagaherewe ubuntu, ariko Uwiteka atanze ikiguzi, kubera ko yatanze amaraso ya Yesu Kristo. Ni ikiguzi utabona hariho hose, ni ikiguzi gisumba ibiguzi byose, kubera ko ni ikiguzi cyaguzwe inyoko muntu yose yari igiye kuzapfa urupfu rw'iteka. Ariko rero twe ntacyo twatanze. Twaboneye agakiza ubuntu, ntacyo dutanze, nubwo twagahawe, ariko ntabwo twakakiriye twese kugira ngo umuntu akabone kabake koko agashyikire kabake. Byanze bikunze nuko agira Yesu Kristo akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Iyo rero tumaze kwakira Yesu Kristo mu bugingo bwacu, Kristo niwe uza muri twe, noneho akaduhindura. Ya mirimo dukora ni imirimo Kristo akora muri twebwe. Noneho rero abandi babone turi kuyikora bakagira ngo ni twebwe, ariko ni Kristo uba ukora imirimo muri twebwe. Noneho rero muri uko gukomeza no kubana na Kristo dukorana ya mirimo, noneho rero ya mirimo igendana no kwizera, kubera ko twabonye ko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye, n'imirimo itagira kwizera ibipfuye. Muri make hagomba kwizerwa Kristo wenyine, twamara kumwizera noneho akaba ari we ukora imirimo muri twebwe. Noneho ya mirimo ikagenda itugeza ku butungane, kugeza igihe tuzabonera ubugingo buhoraho tubonehe kandi muri Kristo Yesu turi iwacu mu ijuru. Kubera ko byanze bikunze abamwizeye bose ngo yabaha ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana, ariko kandi rero igihe kigiye kuzagera agaruke ahembe ababanye nawe neza by'ukuri. Ni hehe rero? Ni muri cya gihugu turi guteganirizwa bijyanye n'icyigisho dufite muri iki cyumweru kivuga ngo ubwene gihugu bw'ijuru. Muri make rero niturangiza byose dutsinze tuzabona ubwene gihugu bw'ijuru. N'ubundi turabufite, twarabuhawe, ariko ntabwo twari twabushyikira, ntabwo twari twagerayo, kubera ko ni nka kaga kiza twaherewe ubuntu, kugira ngo umuntu byanze bikunze akabone nuko akemera. N'ubwene gihugu rero twahawe, ushaka kujyayo niwe uzajyayo, ntabwo Uwiteka azaduhatira kujyayo, ntabwo ari byo. Twibuke ko twahawe amahirwe akomeye cyane yo guhabwa umudendezo wo guhitamo. Nahanjye nahawe rero, reka dukomeze muri iki cyigisho kivuga ngo ubwene gihugu bw'ijuru. Data wera, Mana igira neza kandi ushobora byose, ntabwo dushidikanya kuri Imana yacu, nk'umukozi w'umuhanga, nk'udukunda, nk'utwitaho kandi nk'ushobora byose. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Data rero twongeye kugira muri bya byisho byiza twiga, tugasobanukirwa na Bibiliya, tugasobanukirwa n'icyo twifuzaho. Data wera, ndakwinginze iki gihugu twasezeraniwe Data wera ikaba gakondo yacu, ndakwinginze twese tujye kugitekerezaho, kandi Data mwiza tumenye ngo bisaba iki kugira ngo tuzakibone. Twaragihawe, bisaba kugira ngo tucyemere. None Data ndakwinginze ibyo tugiye kwiga byose bidusobanurire, kandi bizatume Data wera turageze iki cyigisho tunyuzwe. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Urwandiko rw'Abafilipi turi hafi kururangiza, tureba noneho rero n'ibindi byisumbuyeho Pawulo yabwiye Abafilipi ni nk'impamba buriya yabasigiye, ariko natwe akaba ari yacu uyu munsi wa none, kugira ngo tuzabone koko kiriya gihugu tuzakibemo iteka ryose. Reka turebe icyo kwibuko kivuga. Kiravuga ngo nimukagira icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima.
Pawulo arimo kubwira abafilipi ngo ntihakagire icyo biganyira na kimwe, kuko niba twabonye ko ibintu byose biri muri Yesu Kristo ari we byose kuri twe, cyangwa ari we byose kuri bari abafilipi, yarababwiye ati rero kubera ko mufite Yesu Kristo mwe kugira ikintu na kimwe mwiganyira na kimwe, kubera ko Yesu ni byose. Ngo ntimugire icyo mwiganyira na kimwe, ngo ahubwo ibyo mushaka byose ngo bimenywe n'Imana mubisabiye. Muri make tubwire Imana tuti data wa twese, twakiye umwana we, twakiye Yesu Kristo n'ibyo yadukoreye byose, none turashaka kugira ngo utwiyoborere, turashaka ibi. Ngo nubwo ibyo dushaka byose ngo tubibwire Imana yacu, ngo tureke bimenywe n'Imana yacu, noneho tuyibisabye, ngo tubyingingiye kandi dushima. Reka dushime ku Uwiteka aho yiteguye rero kugira ngo kutwumva no kuduha ibyo dukeneye byose, kandi agatuma twishima tukanamushima, kubera ko niwe wenyine ukwiriye gushimwa. Aya magambo ababwira abafilipi natwe aratubwirwa uyu munsi wa none, ngo ntimukagire ibyo mwiganyira. Muri make ibyo twagombye kwiganyira byose ntibiveho mu izina rya Yesu. Icyigisho cy'iki cyumweru rero gishyira umusozi ku cyigisho twize ku rwandiko rwandikiwe abafilipi, kuko namaze kubivuga, kandi noneho gikubiyemo amasomo y'ingenzi ndetse n'amategeko agenga imibereho y'abafilipi ba cya gihe, ariko natwe uyu munsi wa none harimo byanze bikunze amategeko ndetse n'amabwiriza agenga imibereho yacu ya buri munsi, imibereho y'umukristo ya buri munsi. Ngo bisa naho inyinshi mu ndangagaciro zihanitse zayoboraga imibereho y'intumwa Pawulo ziboneka mu mirongo isoza uru rwandiko. Muri make indangagaciro zayoboraga Pawulo zose zigiye kuboneka muri uru rwandiko. Hari zabonetse, hari n'izirakomeza kuboneka kugeza igihe uru rwandiko ruburangirire. Ngo rero kimwe n'iboneka mu nyisho za Yesu, nabwo zibanda ku murimo wo mu mutima. Yesu twibuke ko umurimo wo mu mutima cyangwa ibyo mu mutima, twibuke ko yavuze ko ibiva mu mutima nibyo byanduza, ariko ibyinjiramo ntabwo byanduza. Muri make kandi twamaze kubona ko tugomba gutunganya imitima yacu, tugomba kwemerera umwuka wera gatunganya imitima yacu. Niko Kristo yatubwiye, na Pawulo kandi yarabishimangiye. Icyo Pawulo akomeza kudusangiza ni amabanga yo kubaha imibereho ya Kristo ishimishije. Ndetse noneho aratubwira ngo n'igihe ibintu bitagenda neza, n'igihe ibintu bitameze nk'uko tubishaka cyangwa nk'uko twabiteguye, kuko bikunze kubaho birumvikana kandi kuri buri muntu wese, ariko ngo ntabwo ari ngombwa guhagarika umutima. Si ngombwa kugira ngo tubeho duhagaritse umutima cyangwa ducogore cyangwa ngo ducike intege. Oya, tugomba gukomera. Niyo ibintu byameze nabi, niyo waba urwaye, niyo waba urwaje, niyo ibintu byanga gukora bikanga byose, ariko ntabwo tugomba gucika intege, tugomba gukomera, kubera ko dufite Yesu kandi utwitaho, kandi noneho rero watwiguriye y'amaraso y'igiciro cyinshi. Hari amahame rero azadufasha kubona imbaraga z'imbere mu mutima zo guhangana n'ibigeragezo byo muri ubu buzima turimo, maze muri ubwo buryo tukagira amahoro ahamye kandi amahoro arambye ashobora gutangwa n'Imana yonyine. Ari igihe rero cy'abafilipi n'igihe cyakurikiyeho n'iki gihe turimo ndetse n'ikizaza, byose reka tubishyire mu maboko y'Uhoraho, kubera ko niwe ufitiye ubushobozi wenyine. Pawulo rero araturarikira gukora iki? Araturarikira gufata ikiruta ibindi byose, ikiruta ibindi byose, ngo nta kindi, ntabwo dukeneye gushyira ibyiringiro byacu mu mikorere y'ubutegetsi bwo ku isi, ngo tuyiringire ngo hari ikintu izatumarira na kimwe. Oya, kuko bugenda aho dutenguha. Nk'abakristo rero tumenye ko turi abaturage bo mu bwami bwo mu ijuru, kandi hari amahirwe twahawe ajyana no kugira ubwo bwenegihugu, kandi ayo mahirwe twagombye kumenya ko ari meza cyane. Ni amahirwe twayahawe n'umwiza wenyine. Twabonye ko umwiza wenyine ari Imana, niyo rero yaduhaye ayo mahirwe yo kugira ubwo bwenegihugu bwo mu ijuru, ndetse noneho kandi aduha n'inshingano zijyana n'ayo mabwiriza cyangwa n'ayo mahame, kandi izo nshingano nazo ni nziza. Kugira ngo tuzabone icyo gihugu, tuzashobore kuzakigeramo, ni uko twagira uwo tureberaho kugira ngo abe icyitegererezo cyacu. Ninde rero? Ni Yesu Kristo, icyitegererezo cyacu. Twibuke ko nawe nubwo yari Imana ariko yabaye umuntu. Ibyo tubamo byose arabizi, ntacyo dufite twakwireguza. Ubuzima bwose bwa hano kuri isi yabuciyemo, ndetse yaciye no mu bikomeye biruta ibyo naciyemo, biruta ibyo waciyemo. Rero reka abe icyitegererezo cyacu. Ariko noneho n'abatubanjirije, nk'uko twabonye ko Pawulo yagize ikirenge mu cya Kristo, twabonye ko na Timoteyo yagize ikirenge mu cya Pawulo, tubona kandi ko na Epafura yagize ikirenge mu cya Timoteyo no mu cya Pawulo. Natwe rero tugera ikirenge mu cyabari abagabo, uko babishoboye, ibyo bashoboye natwe twabishobora. Twishingikirize Kristo, kubera ko twabonye ko muri we ariho hariho
icyizere cyuzuye. Ibyitegererezo rero mu bihe bimwe cyangwa ibindi, ari ibihe byashize ari n'ibihe by'uyu munsi wa none, twese twagiye tugira abantu twishimira maze noneho tugashaka kumera nkabo. Si ukubeshya, ari abaturanyi cyangwa ari mu muryango cyangwa n'abahandi twumvise, ariko umuntu akumva yakwifuza kugira gute kumera nkabo, yakwifuza gusa nabo. Ku bana rero ho birushaho kuba ingenzi cyane ku buryo bwihariye ngo bagira abantu beza bafatiraho icyitegererezo, ariko byagombye kuba byiza cyane abo bana bafatira ibyitegererezo ku babyeyi babo, kuri papa no kuri mama. Byagombye kuba akarushyo, kubera ko abo babyeyi nibo babana n'abana babo igihe kirekire cyane, ni n'abana babo bazabazwa n'Uwiteka. Birumvikana uko abo bana bagenda bakura cyangwa bazajya bagenda bakura, bazajya babona abantu bafatiraho ibyitegererezo, wenda bakaba bafite aho bahuriye n'ibyo bakora cyangwa se ibintu bigeze basoma ku buzima bw'abandi bantu. Icyo ni kimwe, ariko n'ikindi kandi bashobora no kwiga uburyo abantu batandukanye bo muri Bibiliya bagiye bahura n'ingorane, ariko noneho rero izo ngorane bahuye nazo cyangwa ibigeragezo uko bagiye babyitwaramo kugeza igihe batsindiye. Muri make rero ingero ni nyinshi, ariko hano turabwirwa ko ababyeyi twagombye kuba nibura wenda abantu b'ikubitiro bo gutanga ingero ku bo twabyaye. Mbese aha ngaha biroroshye cyangwa ntibyoroshye? Kuko na kera bitari byoroshye, n'uyu munsi wa none ntabwo byoroshye. Impamvu bitoroshye ni iyihe? Mu kurera k'uyu munsi ho biraruhije cyane cyane, ariko kuruta wenda ibyabanje. Kubera iki? Muri Edeni Uwiteka yaremye umugabo, noneho imuha n'umugore we, bari abantu babiri, ibabwira ko bagomba kubana ubutazatandukana. Bwarakiye kubera icyaha. Uyu munsi wa none ibyo ntabwo tukibyikoza. Uyu munsi wa none habaho gutandukana kw'abashakanye buri munsi. Hari n'abubaka mu mwaka umwe bagatandukana, imyaka ibiri, abantu bagikangwa nuko ari bakuru cyangwa ari bato, abantu bose basigaye batandukana. Kwihangana kwarashize mu bantu, urukundo rwarakonje. None abana bacu kubarera, kubaha iyo mico, mbese bakadukurikiza, ari imico myiza, uko tubaho mu ngo zacu, imirimo dukora, mbese biracyashobotse, biracyoroshye. Ni ukuri ibintu bigenda birushaho gukomera. Byumvikana ko twagombye kurushaho noneho kugira amasengesho aruta abatubanjirije bagiraga, cyangwa kwiga ibyanditswe byera kuruta uko babyigaga, cyangwa kurushaho gushyikirana na Kristo kuruta ukuntu bashyikiranaga na Kristo, kubera ko tugarijwe cyane, dufite noneho rero ibiduca intege mu miryango byinshi cyane kuruta ibyabagaho mbere. Kubera ko niba abana ababyeyi batandukanye, ababyeyi iki cyumweru bazarerwa kuri mama, ikindi barerwe kuri papa. Kandi noneho mu bihugu wenda bigira n'abakozi, papa afite umukozi na mama afite umukozi, umwana azagenerirwe kwa papa na wa mukozi wa papa, cyangwa n'igishira ajye kwa mama na mukozi wa mama, na wa mukozi nawe afite umuryango waturutsemo, n'undi afite umuryango waturutsemo. Ndebera ubwo burere abana bari guhabwa, umwana ntabwo azamenyera, ntabwo azaba stable mu muryango. Oya, umugore azamubwira ibye, umugabo amubwira ibye, kubera ko niba batarashoboye kumvikana, n'umwanzi wabikoze azatuma n'ubundi badaha uburere bwabo abana nk'uko bikwiriye. Noneho rero niba nabo noneho rero hari abandi, noneho rero umubyeyi umwe asiga abana akabasigira mugenzi we, ntazongere no kubabona ukundi, akabasiga akigendera. Ba bana bazarurwa mu buhe buryo? Niba wenda ari umugabo usizwe agasigwa n'umugore we akamusigira ba bana, umugabo azakora uruhare rwe narwo adashoboye, kubera ko ntabwo yuzuye. Kera yari yuzuye, Uwiteka muri Mariya yuzuye, igihe ashyingirwa na mugenzi we bari buzuye, ariko amaze gutandukana ntabwo bari bacyuzuye, rwari urubavu rwavuyemo. Ntabwo azashobora ibyo yashoboraga akiri kumwe na mugenzi we, kandi noneho n'ibyo yakoraga wenyine ntabwo azaba akibikoze, kubera ko yari yaramaze kuba umwe na mugenzi we, none bameze nk'abarwayi bose. Rero ntabwo azashobora gutanga bwa buri yashoboraga gutanga. N'umugore nawe niba ari nawe uri kumwe n'abana bukwe, nawe nuko ntabwo azashobora gukora imirimo y'umugore mu rugo, y'umubyeyi mu rugo, ngo akore n'imirimo y'umugabo. Bwa burere buzaba bugeze gute? Buzaba bupfuye. Nguko uko abana b'uyu munsi none bacu rero bari kugenda bangirika, abana tukababeshyira tukabarenganya, ariko ni twebwe umwanzi yatunyuzemo turananirwa. Tumaze kunanirwa, tunanirwa kwihangana, tunanirwa kumvikana, noneho rero bigenda gutyo n'abana bacu urere barabubura. Ariko byagenda kose rero ntabwo twatera agati mu ryinyo ngo tuvuge ngo byararangiye. Oya, dusabwe kugira imbaraga,
kuba abagore bafite imbaraga, kuba abagabo bafite imbaraga, tugasengera imiryango yacu, tugasengera abana bacu abasenye, tugasabira imiryango yabo kugira ngo bakomere, abana babo bakomere mu muryango, aho umugabo wenda atari Yesu Kristo akahaba, aho umubyeyi w'umugore atahari, umwuka wera agakomeza akaza agafasha umuryango kugira ngo abana bacu bakurire muri Kristo bafite aho bareberaho. Natwe ubwacu kandi ni ukurebera kuri Kristo, kubera ko tubayoboye mu buryo bwacu busanzwe ntaho twabageza. Ikibabaje rero ngo twabonye mu bushize, dufite n'itangazamakuru. Itangazamakuru muri iki gihe hanyuramo ibintu bibi gusa amatangazo mabi, amakuru mabi. Muri make nta cyitegererezo na kimwe cyiza, yego wenda birashoboka kubaho, ariko ibyitegererezo byinshi twashobora kubona mu itangazamakuru ntabyo, ibyinshi ni bibi. Tugabona ibitero rero n'inkura kenshi zifite imitwe mibi cyane, imitwe itera ubwoba, imitwe ikangana, kubera ko iyo mitwe niyo ituma abo banyamakuru cyangwa batugezaho ibyo byose, nituma barya. Bagomba no kutubwira izo nkuru ziteye ubwoba kugira ngo zikurure abantu benshi. Ibyo turakuramo nta kindi, ni ibintu bibi. Akenshi ni inkuru z'ubusambanyi, akenshi ni inkuru z'ubwicanyi, akenshi ni inkuru z'urugomo. Mbese nibyo akenshi biba byibanze mu nkuru tubona uyu munsi, mu nkuru abana bacu babona uyu munsi. Abantu rero dushobora kuvuga ngo ni uyu munsi wa none, ariko ni Filipi naho bari bafite ibintu byatuma badakurikira neza, bataba mu murongo Paulo yifuza kugira ngo bagenderemo. Uti bari bafite iki? Twibuke ko Paulo yavuze ko bafite abigisha b'ibinyoma, aribo yitaga ngo bave kuri izo mbwa zibigisha ibidakwiriye. Twibuke ko Paulo na bagenzi be bamwe bigishaga abantu ko agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo gusa binyuze mu kumwizera. Abandi bakavuga ngo agakiza kabonerwa hehe? Mu mirimo itegetswe n'amategeko, ko gukebwa n'ibindi. Rero muri make abigisha b'ibinyoma bari bahari n'icyo gihe, nk'uko uyu munsi natwe dufite abigisha b'ibinyoma batandukanye. Muri make ukuri ni uko Paulo isi yari arimo kiriya gihe, isi yari irimo ubusambanyi, isi yari irimo n'ibindi bintu bibi cyane, isi yari irimo inyigisho z'ibinyoma, isi yari irimo amacakubiri, nk'uko natwe bimeze muri iki gihe. Aha tuzengurutse rero, kimwe n'ahari hazengurutse ba Paulo hahozeho, n'uyu munsi none hatuzengurutse hariho, kandi hazakomeza kubaho ibibi bihagije ndetse byinshi kugeza ku mperuka y'isi. Rero umugambi twafata ni uwuhe? Ni ugukomeza tugakomera kuri Yesu Kristo, tukamenya ko ari we byose kuri twe. Reka dusome mu Filipi igice cya 3:17 turageza kwa 19. Turebe abantu b'intangarugero ari mu byiza cyangwa mu bibi, turebe noneho n'icyo twabikoraho. Paulo arabwira Abafilipi ngo bene data, mugere ikirenge mu cyanjye, muhuje imitima, kandi mwite ku bakurikiza ingeso zacu, izo mudufiteho icyitegererezo. Paulo yarazi neza ko byanze bikunze icyitegererezo cye ari Yesu Kristo, kandi yarazi ko yakoze uko ashoboye kose rwose ko yematanye nawe. Noneho rero kubwira n'Abafilipi ngo bakuru uko bashoboye kose, ngo bahuze imitima, kandi noneho bakore byose. Ngo noneho rero bareba icyitegererezo, babareberaho icyitegererezo. Wariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Ntabwo ari abanzi ba Paulo, ntabwo ari abanzi babo, n'abanzi b'umusaraba wa Kristo. Abo bantu yababwiye kenshi, n'barongera yababwiye babandi abigisha b'ibinyoma, babandi bigisha inyigisho zidakwiriye, ari komeza kubabwira ngo babirinde. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Mbese n'uyu munsi none abo bantu barahari biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Abo turabwirwa ko ngo amaherezo yabo ni ukurimbuka. Haro Paulo arabwira Abafilipi ndetse natwe atubwira ko tutagomba guhusha urukundo yari afitiye abantu batari bahuje imyizere nawe. Nubwo rwose hari abantu batari bahuje imyizere nawe, ariko ntabwo yabangaga, nabo yarabasabiraga. Ntabwo agize abita abanzi be na gato, yarabasabiraga. Ahubwo icyo yabise ni uko yabise ngo ni abanzi b'umusaraba wa Kristo, ariko ntabwo yabise abanzi be. Paulo yemeza ko hari ibibazo bishobora kuba birushijeho kuba bikomeye, by'umwihariko nk'uburyo umusaraba ushobora kuba usenya insika maze ukadushyira ku rwego rumwe nk'abanyabyaha bakeneye umukiza. Reka dusome n'iri somo riboneka mu Efeso igice cya 2:11 turageza kwa 14, twumva icyo hatubwira ngo nuko mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri, aba bakebwe n'intoki ku mubiri,
bita abatakebwe. Mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo, mutandukanijwe n'Ubwisirayeli, muri abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe, ari nta byiringiro mufite by'ibizaba, ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema. Abo mbese urimo, nanjye ndimo, nimo, twese turimo, abo twese turimo. Ariko none kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Amen. Uwo niyo mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe babiri kuba umwe, akuyeho ubwanzi, ariko rusika rwari hagati yacu rutugabanya. Amen. Nanone kandi ikintu Abafilipi badakwiriye kwirengagiza ni ukwibanda ku byitegererezo byiza. Bagomba kwibanda ku byitegererezo byiza nkuko natwe tugomba kwibanda ku byitegererezo byiza, ntibibande ku bibi, natwe ntitugomba kwibanda ku bibi. Noneho kandi ngo bakitegereza bitonze abafite imyifatire yo mu buzima, ubwo buzima bumeze nk'ubwa Pawulo. Muri make abafite imyizerere cyangwa imyifatire imeze nk'iya Pawulo yari afite, niwe tugomba kureberaho tukavuga uti none ko baho mu buryo tubaho natwe, kubera iki ibyo bashoboye tutabishobora natwe. Ikinejeje kandi Pawulo akoresha imvugo nk'iyo yakoresheje aburira ab'Iroma, ababwiriza ibyo kwirinda, abazana ibyo gutandukana n'ibishushanyo binyurana n'ibyo bize, ndetse no kubazibukira. Abayobyaga abandi Roma bagaragazwa nk'abatari imbata z'umwami wacu Yesu Kristo, ahubwo ko ari imbata z'inda zabo. Niba abandi twabonye, niba muri make utari imbata ya Kristo, ufite ahandi uri, uba uri imbata y'inda yawe, uba uri imbata y'ibindi wishingikirijeho. Nubwo rero Yesu ariyo cyitegerezo cyacu rukumbi kandi icyitegerezo gitunganye, hari n'abandi bashobora kuba intangarugero mu nzego runaka. Abo tugendana nabo bashobora kuba intangarugero, abo dukorana bashobora kuba intangarugero, yewe mu mashuri bashobora kuba intangarugero, ahantu hose hari abantu bashobora kuba intangarugero. None se tukiri aho, wowe nakubaza, ni ikihe cyitegererezo uyu munsi wa none uha abandi? Uha abakuzengurutse, uha abo muturanye, uha abo mubana mu muryango? Ni ikihe cyitegererezo se uha abo mukorana? Ni ikihe cyitegererezo uha abo muhura, inshuti zawe? Ni ikihe cyitegererezo uha abo mwigana? Ni ikihe cyitegererezo uha abo musengana? Icyo kibazo rero kirakureba, nanjye kirandeba. Reka duharanire kugira ngo natwe tuba abantu, abandi bantu batugirire icyizere, ari abana bacu, si ari imiryango, ari abo tubana nabo, bavuge ati icyama nkamera nka naka, kubera ko dufite imico ya Kristo. Aba ariyo mpamvu natwe bifuza kugira gute kumera nkatwe, kubera ko twabonye Timoteyo yifuza kugira imico nk'iya Pawulo, kandi na Pawulo arabibashishikariza. Twabonye Epafrodito yifuza kugira imico nk'iya Timoteyo kandi nk'iya Pawulo, kandi koko yabigezeho. Natwe reka twifuze kugira imico nk'iya batubanjirije, ariko noneho nabo turi kumwe nabo uyu munsi wa none, hagire abo twifuza kugira imico nk'iyabo, natwe hagire abifuza kugira imico nk'iyacu, ariko twese tuzi neza ko tuyikomora kuri Kristo. Uwiteka duhana umugisha, Uwiteka tugirire neza, Uwiteka aduha amahoro, Uwiteka adukomeza gukurikirana ibyigisho kugeza igihe cy'umwaka kizarangirira dufashijwe. Reka turekeraho, na hejo mu kindi kigisho kizakurikiraho. Uwiteka duhana umugisha. Data uri mu ijuru, Mana ishobora byose kandi isumba byose, cyubahiro ni icyawe uyu munsi n'iteka ryose. Wakoze wabanye natwe muri iki cyigisho. Data wera, bamwe muri twe bafite intege nke z'umubiri, ariko niba bafite intege nke z'iby'umwuka, Data wera, twese turebana amaso y'imbabazi, Data wera, turashaka tuzabane na Kristo, Data wera, aho ari kudutegurira. Tubashishe Data mwiza kugira ikirenge muke, dushobore Data mwiza kugira nabo tureberaho, ndetse n'abatureberaho. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen.